Jado Artist Official ku isonga. Rukundo bambe ni rwiza cyane, yarwarambaga disi nirushire, rurema yaremye urukundo ashyiramo byinshi biryoheye. Rukundo bambe ni rwiza cyane, yarwarambaga disi nirushire. Shaka amba rukundo ruraryo abantu ariko barahombye abatarufite. buriya rero nta bantu baba badafite urukundo, ahubwo ikibazo ntabwo bazi icyo ari cyo, ntibazi kurukoresha, ntibazi kurusigasira, kuko ntabwo Imana, niba twararimwe n'Imana kandi Imana ubwayo ni urukundo, Imana ubwayo ni nziza, ni gute se yakurema ntiguhe urukundo kandi itubwira ko yaturemye mu ishusho yayo? Hari umuhanzi umwe w'umunyarwanda njya nkunda, umuhanzi w'umuhanga cyane, Rugamba Sipiriyani, niwe wavuze ngo urukundo ni rwogere rusange n'abatarugira. Urukundo ni rwogere, urukundo ni rwogere. Njyewe ndavuga urukundo ni rwogere, urukundo ni rwogere. umuhanga cyane umugabo, ndamukunda, indirimbo ze zose pe ziramfasha cyane. Reka dutangire rero iki kiganiro. Uyu munsi ndumva tugiye kuvuga ku bintu bikaze cyane, ariko nk'uko bisanzwe iteka turatangira dusuhuza inshuti zacu. Ariko turatangira tubibutsa kontenti yacu yitwa urukundo ruganza iteka mu bantu. Reka rero dusuhuze abantu bacu, turahera ku bantu badukunda cyane, ariko ntabwo tugiye kuzana ivangura. Abantu badukunda cyane ni abantu batendinga kuri YouTube channel yacu, bakurikirana ibiganiro byacu, ibintu byacu. Noneho YouTube channel yacu yitwa nyine Jado Artist Official nk'uko bisanzwe. Ako kana yego. Abantu rero bareba ibiganiro byacu bakaduha comment, bakaduha like, abaduha subscribe tubashimire cyane. Congratulations muri inshuti zacu z'akadasohoka. Turabasuhuje mwese rero, ntago twavuga izina kurindi, ntago twabishobora muri benshi. Turabasuhuje mwese aho muri umuryango mugari wacu kandi dukunda cyane. Namwe mwatweretse ko mudukunda. Iyo umuntu yemeye akaguha subscribe yiwe, abagushyigikiye kandi abakugaragarije urukundo, ari inkingi. So abantu rero bajya muri komenti bakatubwira uko bari kwiyumva, bakatubwira uko babyumva, ni ukuri namwe turabasuhuje cyane, muri abantu bacu cyane. Rero dusuhuje n'inshuti zacu muri rusange, n'izidakoresha ama smartphones, zidashobora kuduha subscribe nyine kuko badakoresha smartphones. Namwe turabasuhuje, ntago twabibagiwe. Yego. Tunasuhuza rero abari mu bihugu duturanye, cyane cyane nk'abakoresha igiswahili, abari Tanzania, abari muri Kenya, abari hehe, Uganda abari muri Congo, n'abari mu bindi bihugu byinshi bitandukanye bakoresha igiswahili. Tunawashukuru sana na tunawasalimia, tunawakumbukumbu. Tunawasalimia sana popote mlipo. Mungu awabariki sana. Sasa ibyo ako ni kabaye.
kabisa twari kubasuhuza twabasuhuje cyane tuvuye ku mutima. reka dusuhuze rero inshuti zacu zirimo abasilamu, harimo Bafisa, Abudu, Mama Husina, Jamilu na Mama Swaliha, Abuduru Karimu tuziranye, Rusiga Marangi, hari Akabarondo n'abandi benshi muri inshuti zacu nyinshi tutagarukaho cyane, ba Yusufu, ni benshi cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntabwo ko nisuriza abantu kanseka bito byawe. Njyewe ahubwo ndategereje bose ubansuhurize nawe ndaza ngira nti okay, good. Dusuhuje n'abantu bakoresha ururimi rw'igifaransa. Nous vous saluons avec une grande salutation qui vient au fond de nos cœurs. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse. Abakoresha icyongereza namwe ntabwo twabibagiwe. We are happy to have the friends like you. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu bitarenze nka 5 bibi cyane, ndetse birenze kuba bibi cyane umuntu ashobora gukora bikamwangiza cyangwa se bikangiza na sosiyete muri rusange abarizwamo arimo. Yes, arimo mu gihe yakoze ibyo bintu. Ibintu 5 ushobora gukora bibi birenze no kuba bibi bikakwangiza, bikangiza sosiyete ubarizwamo. Icyambere baratekereza nk'iki. Reka twihute cyane. Kutagira ibanga. Iki kintu ndagira ngo utangire ukivugaho. Yewe shampa biri hanze turabasuhuje. tunabasaba ariko kwisubiraho nyuma yo kumva ibi bintu tugiye kuvugaho. Yego. Kutagira ibanga. Uti bigenda bite? Ukaba uri muri sosiyete groupe runaka y'abantu wenda 20 n'ugero cyangwa 50. Niyo baba 10 niyo mwaba 5 ubwo urumva bamaze kuba groupe. Yego. Ugasanga wowe mukobwa cyangwa wowe mudamu uri wa muntu ushaka kuganira ikintu na mugenzi wawe, urabizi neza mu biganiro muri babiri mukaganira wenda ku bintu runaka ya akora atya wamugira inama, noneho wowe mu mwanya wo kubihindura inama ugahindukira ukavuga uti izi bintu runaka yakuvuze. Ugasanga ukereye urwango hagati yewe umuntu mwaganiriyeho n'uwo mwateganyaga kugira gute kugira inama. Ukumva uhise ugira utuba komanya imitwe. Umunwa pe. Kutagira ibanga ni ikintu kibi cyane. Ni ikintu kibi cyane. Ikindi mukicara muri groupe nyine n'ubundi navuze mukoze nk'akanama muti tugiye gutungura runaka. Tumukorere wenda surprise. Mugapanga buri muntu wenda akakoteza amafaranga mukagira gute mukavuga tuzabikora atabizi. Wenda icyo ni ikintu cyiza mwateguye, ariko iyo mwahise yibeta akavuga ati ku itariki n'iyi tuzagutungura. Shitababisha ababyishe kandi na babandi bari mwari kumwe ntago babifata neza, hita hazamo ikibazo. Hazamo ikibazo ababyishe kuko bya bintu ntago biba bikiri surprise. Umuntu aba surprised bitewe nuko nyine ibintu abonye atarabizi bimuguyeho nyine bimutunguye. Surprise nyine no gutungurana. Rero iyo yari asanzwe abizi kabone naho yakubwira nkaho atunguwe, ariko already murabibona ko hari nosiyo yari abifiteho cyane. So wa muntu rero wigize biri hanze aba yangije ba bantu, abahemutse cyane. Aka surprise wabonye ukuntu iryoha. Surprise ni wane. Surprise murayizira. Murayizi. Surprise iraryoha rwose. Murumva ko rero babiri hanze abantu batagira ibanga hari ukuntu baba
bishe sosiyete. Muti rero kuri surprise baba bishe sosiyete gute? Ba bantu mwari kumwe mwapanganye surprise bahita babona ko byanze bikunze hari umuntu wabavuyemo. Kabone nubwo batakumenya ariko aho uri hose wowe ubikora gutyo wigaye cyangwa wisubireho rwose ntabwo biba byiza. buriya ibanga ni ikintu cyiza cyubaka abantu bagahorana umusingi umwe, bafite intumbero imwe, kubera ko baba bapanze ibintu byabo bikagenda neza, kuko biba bizwi juste nabo ubwabo bo babiteguye. Yego. Noneho rero ikindi wenda navuga nasoreza ku bijyanye no kutagira ibanga. Yego. Nanone n'ubundi sindi bujye kure ya gurupe cyangwa inshuti yawe. Yego. Inshuti yawe je yiruka, wenda ni umukobwa araje arakubwiye ati yewe urabizi abakobwa twiganira utuntu twinshi, utubanga twinshi. Yaraje akubwira ati yeye uzi noneho birashyushye, ese bimeze bitati runaka yambajije izina yanterese yanterese yewe yambajije urukundo numvise arimo neza turi gukundana. Si wowe byibiye? Yego. Nuko yakwizeye akavuga ati uyu muntu ashobora kungira inama, ni inshuti yanjye, reka mubwire ibi ngibi, wenda niyaba hari ikintu amuziho ari buze kungira inama y'uburyo ndi bwitware. Namaze kukuva iruhande ntakubwiye ibyabaye byose, runaka twaganiriye, twasohokeye aha ngaha, yanguriye agacupa wenda n'inkoko nayiriye, ntibirangiye amaze akamutera umugongo, abaye nk'utuma umuhwituza. Agahwitura hariya na hariya hose, ukajya kwira inkuru yabaye kimomo. Mu by'ukuri kimomo ni ibintu byasabagiye, cyamenyekanye, byasakaye, byabaye kimomo, ntabwo ari roki. Ubwo urumva icyo kintu ntabwo ari byiza. Ibanga ni inkingi y'umubano hagati y'abantu. Ikindi twakongeraho ndavuga wenda nko ku mugore, ku mugabo, tuvuge wenda mwarafiyansanyije, umugeze mu rugo, nibwo urugo rwanyu rugitangira, ugatangira, hari ibyo waganira n'umukunzi wawe, ariko hari n'utubanga wakwibikira, kuko hari amabanga yawe ushobora kuvuga kugira ngo wenda urugo rukomere cyangwa ugasanga urisenyeye. Ibanga nyamuneka ni ryiza, ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu kabisa. Abantu rero biyiziho ako kantu ko kutamenya ako karwara. Umuti nuko niba umuntu akubikije ibanga rimire, mugani wa nde ni Kanyombya wabivuze, nukuremera nabunda ngo pi rikigumirayo. Bajya banabivuga neza ngo uhishe mu nda ntambwe imwe. Ako kantu twihutishe rero ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri gishobora kwangiza sosiyete nyarwanda nawe ubwawe ugifite, ishyari. Ishyari ni ishyano. Ishyari rero watangira utubwiraho iki? Ku ishyari. Ishyari naho, ishyari ubundi juste ishyari riba hagati y'abantu. Ishyari buriya se abantu ntibazi icyo ari cyo ra? Ishyari bararizi. Ni ukutishyimirana, ni mbese kutishimira iterambere wenda mugenzi wawe agezeho, kutishimira uburyo ateyemo, ugasanga n'ibyo abona kuri mugenzi wawe byiza. Ugasanga wumvise ko hari amahirwe mugenzi wawe agiye kubona, none kubera ishyari ukavuga uti umusenzi twari kumwe, umuntu udafite ikintu andusha none antange kugera kuri biriya, ugasanga utangiye guhiga inzira izo arizo zose zishoboka, kumuzibira amayira ashobora kuzana
bya bintu bye byiza wumvise byari bigiye kumugeraho wamunyesha ari we ndakwiyamye ibyo bintu rwose wowe uteye gutyo ntavuze izina ntabwo mbazi ariko mwebwe mwumva ko muteye mutyo ni ukuri mubigabanye nibiba na ngombwa niba byiza mubirandure burundu. Ishyari ntabwo ari byiza. Erega hari n'igihe ushobora kugira ishyari ugasanga ni wowe rihindukiranye ukumva ko wari ugiye kugirira Jado ishyari ugasanga ahubwo ni wowe risenye. kandi ijambo ishyari kuntu ari ishyano. Umuntu ashobora kukugirira nk'ishyari nk'uko ubivuze agakoresha uko ashoboye ku buryo agutega nk'ikintu kiri buze kugira gute kwangiriza umuteguro wawe, noneho cyahindukira cyamuhitana cyamugiraho ingaruka ari wowe nyakubigukorera. wowe Jado ugahita uhindukira ukaza ugatabara ati humura kandi ntumenye ko ari agatego kawe, uwo mutego wamushibukanye iyo bombe yamuturikanye ari wowe yagombaga guturikana iyo biramuka biciyemo nk'uko yabipuraniye. yewe yari bufate n'umwanya akabanza akibeta nk'ariya mu cyumba akakatika ubundi akabona kuza nyuma ariko yabirangije. Ishyari rero ntabwo ari ryiza, ntabwo ari ryiza rwose. Bantu mwumva muteye mutyo ibyo bintu mugomba kubikuramo. Erega buriya niba udafite ishyari ni ukuri n'Imana hari ukuntu igutera iteka, hari ukuntu ikuzamura. Ariko ndababwiza ukuri mwa bantu mwe nta munyeshyari utera iteka. Reka ahora n'ikintu cyitwa ubundi bajya bavuga ngo imbere umutima ubyimbye ukabyimbana ikintu kidafatika mu by'ukuri bakita mukushi. Mukushi ibikushu bavuga ati aranze arankuranye buriya uramuswa nakora iki ahora muri ibyo washaka inzira zakugusha mu gihe uri gushaka iz'iterambere wabashaka izikugusha. Mu by'ukuri rero iyo umurusha Imana ubundi nta kintu gishaka kukubaho kitari mu mugambi w'Imana. mu by'ukuri ujye mwibuka gusenga ni ukuri nta kintu kibaho kitari mu mugambi w'Imana. ashobora kugutega iyo mishibuka yayindi agutega bikaba byahora bisimbuka. hari ukuntu Imana ibigukinga ahubwo wagahatana akurikira bya bintu ashaka kurimbura bya bintu wowe urimo hanyuma bikanga. uko rero guhora gukurikirana we nta mwanya abona wo gukurikirana nta munyeshyari utera imbere. Ikindi wenda dushaka gushyiramo akantu ko kugira ngo mujye musenga, ariko wenda natwe tutikuyemo tujye dusenga. Niho wenda wowe usenga buri munsi abantu bawe bagapfa, usenga buri munsi amatungo yawe akibwa ukavuga uti se ibyo bimaze iki? Ndagira ngo nkubwire ko hari igihe uba uri umuntu nyine wagandukiye Imana, umuntu wubaha Imana, ariko ukabona nyine ibibi ntibikuburaho ntibigutangwaho. Ndagira ngo nkubwire ko none se nyine uzavuga gute ko ukiranutse nta bintu bibi nyine uhangana nabyo? Hari igihe Imana yemera ko ibibi bitugeraho itagamije kuturimbura, ahubwo igamije kuduha amasomo runaka, igamije kutugira bishaka. Yego. Ibi byo ntabwo ndi bubitindeho. Sinzi umurongo ubivugaho neza muri Bible, ariko baduhaye ku rugero kuri uriya mugabo Yobu. Yobu ntiyaretse Imana, yarahatanye abaturanyi batari ku bundi uri mu biki Imana usenga ko itagusubiza bite byawe. Undi arangaranangira, ariko mu by'ukuri cyari ikigeragezo kinahambaye kirekire cyagiraga ngo kirebe ese Yobu ni muntu ki. Yobu ni muntu ki, yakihangana kugeza ryari? Ariko mu by'ukuri ku bantu bakurikiye inkuru ye muri Bible nuko byaje kurangira neza. N'ubundi urebye ikintu twita izahabu, gold. Zahabu ndumva simuyizi se, nimunsebye murayizi. Zahabu buriya ni ikintu cyiza. Yewe n'ikintu gikozwe muri zahabu ni ikintu ubona ko kiba kibengerana cyiza. Ariko waba uzi kugira ngo bakore
iriya product ikozwe muri zahabu, waba uzi inzira binyuramo kugira ngo bayikore? Barayicanira bakayishongesha. Umuriro ndabizi mwese murimo murumva ubukana bw'umuriro. Yego. Zahabu barayishongesha ikaba umushonge, bakabona gukoramo aya mashenete twambara, bakabona gukoramo n'ibindi bintu nyine babumbamo biriya bitatu byiza mu biba bibumbye muri zahabu. Haba habanje kubaho kuyishongesha. Bivuze ngo ikintu cyiza cyose rero kiba kigomba kunyura ndabyita ngo kiba kigomba kunyura mu ruganda. Yobu kuriya kuntu yababajwe, kuriya kuntu abana be bamushizeho, umugore akagenda akarwara ibibemba, akagira n'uruganda yanyuzwagamo. Wowe rero ujya gusenga wavayo ugasanga agahini kawe bagatambikanye, b'abahungu ba Ngango, ariko Ngango yabyaye abana babi. Bene Ngango. Ugasanga b'abahungu ba Ngango bakitije. Ntugacike intege uvuge ngo se ngo buriya ngo gusenga bimara iki? Ni uruganda Imana iri kunyuzamo kugira ngo ube uw'Imana ishaka. Urukundo ni rwogere rusange n'abatarugira. Urukundo ni rwogere ishyari barireke. Urukundo ni rwogere uburyarya nabwo babureke. Urukundo ni rwogere ironda barireke. Urukundo ni rwogere gutoteza barireke. Urukundo ni rwogere kugira ibanga hose. Urukundo ni rwogere. Urukundo ni rwogere. Urukundo ni rwogere rusange n'abatarugira. Urukundo ni rwogere. Jao Jado Artist Official ku isonga.